Reka tubasuhuze mwe mukunda ibiganiro bya iyo sengesho kandi mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Twizere yuko mumeze neza, niba kandi mutameze neza, wowe utameze neza, mbere na mbere turakubwira tuti komera, ariko tunakwibutsa yuko iki atari igihe cyo gucika intege, ahubwo ni igihe cyo guhaguruka kigabo ukagerageza kwishakamo igisubizo, kuko burya kugira ngo ejo bigende neza uruhare runini ni urwawe. Ikindi ibyiza bihora imbere, uyu munsi biranga ariko ejo haba hari icyizere cy'uko bizakunda. Nanone reka tubanze tukwibutse yuko niba uri umwe mu badukurikiye utarakora subscribe, wenda bitewe no kutamenya uko bikorwa, reka tubanze tukunyuriremo muri make bikorwa bite. Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandaho rimwe gusa ukaba ubigezeho. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Niba rero wifuza kudacikanwa n'ibindi biganiro byacu, ntugende udakoze subscribe. Nk'uko rero mwamaze kubibona, uyu munsi tubahishiye iki? Uyu munsi tugiye kuganira ku byiza bituruka ku kumvira inama. Ese waba warigeze ugirwa inama n'umuntu? Reka tuvuge wenda umubyeyi wawe cyangwa se inshuti yawe ya hafi, ariko ukumva iyo nama akugiriye si yo washakaga kumva, ariko noneho hazashira igihe runaka ugasubiza amaso inyuma ugasanga burya ya nama wabonaga ko atari yo wari ukeneye, burya niyo yagufashije kwirinda gukora amakosa akomeye. Ndatekereza ko benshi muri twe ibintu nk'ibyo byaba byaratubayeho. Ku bakunda gusoma ijambo ry'Imana, hari amagambo aboneka mu Mubwiriza igice cya 4 umurongo wa 13 avuga ngo umusore ukennye ariko w'umunyabwenge aruta umwami ushaje ariko w'umupfapfa, cyangwa se utakimenya ko akeneye kuburirwa. Aya magambo yerekana iki? Yerekana ikintu cy'ingenzi. Burya Imana iha agaciro a young person, cyangwa se umuntu ukiri muto ufite ubushake bwo kwemera kugirwa inama, kuruta umuntu ukuze, umwe twita inararibonye, ariko utemera kumva. Mu yandi magambo, ubwenge nyabwo cyangwa se kuba umunyabwenge is not about age or position. Kuba umunyabwenge ni ukuba wicisha bugufi kandi ukemera gukosorwa. Muri iki kiganiro rero tugiye kurebera hamwe ibintu by'ingenzi bibiri. Icya mbere, abakiri bato, young people, kuki ari iby'ingenzi cyane kugisha inama abantu nyabo, kuvuga right people. Ikindi cya kabiri turareba ni gute kwemera inama tugirwa biturinda kugwa mu makosa. Abakiri bato cyangwa se urubyiruko muri rusange, uyu munsi bahanganye n'ikintu gikomeye, reka tuvuge wenda gufata imyanzuro myinshi kandi ikomeye. Urugero, guhitamo amashuri, akazi, inshuti, imyidagaduro and even future marriage. Imyanzuro nk'iyo ishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwawe bwose. Niyo kwitonderwa rero. Ku muntu ukiri muto rero biroroshye cyane gutekereza ati nzi icyo ngomba gukora, sinkeneye kugisha inama. Aha rero niba udukurikiye ukaba ukiri urubyiruko, tega amatwi cyane kuri aya magambo ngiye gusoma ari mu Migani igice cya 13 umurongo wa 20. Aya magambo aragira ati ugendana n'abanyabwenge nawe azaba umunyabwenge, ariko ugirana ubucuti n'abantu bitwara nabi cyangwa se bamwe dukunda kwita abapfapfa azahura n'ibibazo cyangwa se bizamugwa nabi cyane. Ibi bivuze iki? Tugomba kwitondera abantu duhitamo kumvira cyangwa se kugendana nabo. Gushakira inama ku bantu b'abanyabwenge cyangwa se bamwe dukunda kwita inararibonye, twabigereranya no gukoresha ikarita yiringiwe mu gihe uri mu rugendo rwa kure. Ikarita ndumva buri wese ariko yumva, cyangwa se mu rundi rurimi twavuga reliable map. So
Udafite ikarita rero cyangwa se iyo mapu wiringiye ushobora kuyoba byoroshye, ariko iyo uzi neza aho ujya biroroha kugerayo amahoro. Urugero, reka tuvuge wenda a young person choosing friends. Nagisha inama ababyeyi be cyangwa se abandi bantu b'inararibonye kandi bamukunda, bamwe bamwifuriza ibyiza, bizamurinda ingaruka zibabaje yaterwa n'inshuti mbi. So mu magambo make rero, kugisha inama ntabwo ari ubugwari nk'uko bamwe babibona, ahubwo ni ikimenyetso cyo gukura hamwe n'ubutwari. Dore ikibazo rero dukwiye kwibaza: ni hehe dukwiriye gushakira inama? Burya ntabwo inama zose ariko aba ari nziza. Uyu munsi rero urubyiruko rwacu ruhanganye n'amajwi menshi cyane pe. Inshuti zo ku ishuri, inkoranyambaga cyangwa se bimwe twita social media, ibyamamare ndetse n'ibindi. Ese aha niho hantu hizewe hava inama z'ingirakamaro? Oya rwose. Niba ukiri urubyiruko ukaba udukurikiye muri aka kanya, turagushishikariza kujya ugisha inama the right people, abantu nyabo bashobora kuba, reka tuvuge wenda bashobora kuba ababyeyi bawe niba waragiriwe umugisha ukaba ukibafite, cyangwa se undi muntu wese ubonamo ubunyangamugayo, ugufitiye urukundo kandi ukwifuriza ibyiza. Abantu nk'aba baracyariho, iyo ugenzuye neza urababona. Naho ubundi iyo wumvira abantu bakubwira ibyo wowe ushaka kumva utitaye ku ngaruka bizakugeraho, uba urimo kwishyira mu kaga gakomeye. Ariko iyo twumviye inama ziturutse ku bantu bazima batwifuriza ibyiza, bidufasha gufata imyanzuro myiza. So ni izihe ngaruka rero ziva mu kumvira inama nzima? Akenshi na kenshi kumvira inama ntabwo ari ibintu byoroshye. Hari igihe umuntu ababazwa no guhabwa inama. Iyo umuntu akwereka ko hari ibyo ugomba guhindura, akenshi hari abumva bibabangamiye cyangwa se bibababaje. Ariko nk'uko ibyanditswe byera bibivuga, wakwemera ukababazwa n'uko inshuti yawe y'indahemuka igucyashye, biraruta. Ibi bisobanuye iki? Bisobanuye ko igihe inama itanga mu rukundo umuntu agufitiye, iba imeze nk'umuti, ishobora kugusharirira yesi ku nshuro ya mbere, ariko ikakuvura kandi ikakurinda. So iyo twemeye rero kugirwa inama tubikunze, biturinda kuba twakora amakosa akomeye ashobora kudutera agahinda twebwe ubwacu cyangwa se n'umuryango wacu. Ikirenze ibyo byose, iyo twemeye guca bugufi tukagirwa inama kandi tukazikurikiza, n'Imana burya ibiduheramo umugisha. So dusoza rero, twabonye ko kumvira inama ari iby'ingenzi cyane, cyane cyane ku bakiri bato, urubyiruko, kuko biraturinda ndetse bigatuma tubasha gufata imyanzuro myiza kandi y'ubwenge izaturinda kugerwaho n'akaga. Amagambo twatangiriyeho urayibuka mu Mubwiriza igice cya 4 umurongo wa 13: umusore ukennye ariko w'umunyabwenge ngo aruta nde? Aruta umwami ushaje ariko w'umupfapfa utacyemera ko akeneye kuburirwa. So uko imyaka rero twaba dufite yaba ingana kose, twese twifuza kuba nk'uyu musore w'umunyabwenge, tuba abantu bicisha bugufi, bemera kugirwa inama igihe ari ngombwa ndetse no kuzishyira mu bikorwa. Nitubigenza gutyo bizaturinda ibibazo bitari ngombwa kandi tugire ubuzima bufite intego. N'aha dusoreje ikiganiro cyacu rero, reka tugushimire cyane wowe wabanye natwe kuva tugitangira kugeza ahangaha tugisoreje. Wakoze cyane kuduha umwanya wawe, tubiha agaciro. Niba wakunze iki kiganiro rero, turagutera inkunga yo kutakihererana, ugisangize n'abandi wumva bakungukirwa nacyo. Bikorwa bite? Nureba hasi aya magambo urabona amagambo yanditse like, nayo uyakandeho urabona n'andi yanditse share. Noneho urabona uburyo bwo kugisangiza nabo wifuza kugisangira
nabo. Reka rero tubifurize gukomeza kugubwa neza, mugire imigisha myinshi, ibyo mukora bibemo imigisha, Imana ihire